frères congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu, engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions, avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle
Ndabashuje banyarwandakazi inshuti za radio na televiziyo nanze kubaho ntariho nawe birakureba ubwo n'isi n'ijuru nari mpereyeho nayo ntabwo nabisimbuka ko ni televiziyo mbana nayo all my life kugira ngo kuva hari 2021 ubwo rero nibeshye nkayihamagara nkayivuga ariyo ntatariyo nakoreyeho ntibikabatungure ni televiziyo nayo mbana nayo buri gihe rero mwese bo kuri izi televiziyo uko ari 3 ndabashuhuje nshuhuje abakunzi ba Kizito Mihigo abamukunze mwese mwumve ko mutataye igihe ko mwakunze umuntu wari ukwiriye gukunda se navuga ngo iki inshuti za Kizito Mihigo famiye ya Kizito Mihigo mama we by'umwihariko ndabahobeye nanababwira ngo muzakunde Kizito kugeza igihe abamuzi nibura muzamukunde kugeza igihe muzapfira kubera ko Kizito ni wa twese yari uw'igihugu ntabwo yari wa famiye ye gusa ubwo rero ku munsi yavutseho w'amavuko ku isabukuru y'imyaka ye 42 mwese ndabashuhuje abamukundaga nshuhuje rero abakurikiye kino kiganiro tugiye kubana muri iki kiganiro nshuhuje abakunzi bacu by'umwihariko abakoze join abakoze subscribe namwe mutarayikora ndabashuhuje kuko ntekereza ko uyu munsi yenda muri buyikore ubwo rero byaba byiza ariko burya twihaye n'intego sibyo tarisi twaba tuvuga tuti nibura muri uku kwezi tuzabona abantu 500 tukazabwira abantu tuti 500 barabonetse cyangwa nta babonetse rero nagira ngo umuntu wese wamaze kugera kuri uru rubuga akaba atarigeze akora subscribe ayikore biraba ari byiza rwose ntago uri bubirogerete nta n'icyo uri buhombe ukoze kuri subscribe byaba ari byiza aba bantu 157 ndeba bahageze niba hari utarakora kuri subscribe nagerageza kureba reka rero mbahe mugenzi wanjye Tarsisi abasuhuze yenda arasuhuza nabo ntashuhuje hanyuma dutangire ikiganiro. Urakoze Ministre d'Etat Felicien Mwemayire reka nguhereho ngusuhuza ndasuhuza nkuko wabivuze ndasuhuza abakunzi ba Kizito Mihigo ndasuhuza abagendera mu ntumbero ye kandi abiyemeje gufata gahunda yo kunga abanyarwanda ndabashuhuje bose kandi ndarifuriza isabukuru nziza ya Kizito Mihigo nubwo tutakimufite mu mubiri ariko ku buryo bw'umwuka tubana nawe ndabashuhuje rero abageze ku murongo ndabashuhuje abari hirya no hino mu Rwanda ndabashuhuje abari muri Kongo ndabashuhuje abari mu karere ka Sadeke ndabashuhuje abari muri Kongo Brazzaville ndabashuhuje abari muri Cameroon ndabashuhuje mwese abari ku mugabane wa Amerika ndabashuhuje abari ku mugabane wa Aziya ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Oceania ndasuhuza inshuti z'abanyarwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndasuhuza mwese mwiyemeje kuza kuri uru rugamba rwo kwisubiza uburenganzira bwacu ndabifuriza rero ikiganiro cyiza kandi ndizera ko kirabaryohera murakoze. Urakoze nari ndangariye kuri message y'umuntu uvuga ngo twabuze umuntu noneho nashaka kumenya uwo babuze nsanga ngo ni Marie Jeanne Rutayisire Queen Betty Queen Honorable Brigitte bari mu mwiherero wa Kizito Mihigo rero bagiye mu mwiherero niyo mpamvu mumaze iminsi mutababona bari muri noveni irarangira bari mu mwiherero muzongera kubabona nyuma y'iki cyumweru ariko barahari ntaho bagiye nta kibazo gihari rero nizere ko ngushubije wowe wibazagaho umaze iminsi utabona Marie Jeanne Rutayisire arahari ariko ari busy mu zindi nshingano bityo rero ntaho yagiye turi kumwe nawe nk'ibisanzwe
titire y'ikiganiro tugiye kuganiraho iragira ngo Ububiligi bwanze umwicanyi Vincent Karega, hanyuma ngo umukino w'abakono warapfubye kandi FPR ntigiseba mu byirengere. Donc FPR ntigiseba mu byirengere, ni ukuvuga ngo ni FPR irimo kubwira bariya abantu yari yatumye ngo ni mu byirengere ko tutajya twemera guseba. Aha rero yenda turahagaruka, reka tubanze gatoya tujye kureba uyu mwicanyi Kongo yirukanye nyuma y'uko South Africa nayo imumenesheje. South Africa yaramwirukanye amaze kwica Karegeya no kurasa Kayumba. Biriya byo nta wakwishimira ko babikoze bakabikorera muri South Africa, gusa bo yiba ari bariya bicaga ntibica abaturage nta kibazo nagira, kuko navuga ntiharicana baziranye aho nta kibazo nabigiramo. Ariko nyine babikoreye mu butaka bw'iki gihugu ndimo, ariko uretse ko byatumye hajyaho akadomo ubwicanyi bwinshi bwakorwaga bw'abatazwi batameze nka Karegeya na Kayumba, rubanda rusanzwe ruraha birirwaga babakindagura. Ibyo rero byatumye hajyaho akadomo, ambasade ya South Africa mu Rwanda barayifunga, cyakora bano bihanduza cumu bo baremera iyabo bakomeza kuyinambaho hano, gusa ntigira iyo bihererekanya mu Rwanda. Yo nibuka ko ahantu iri ku Kacyiru hafi ya Kiliziya opposite banditseho ngo until further notice, bazayifungura mu gihe kitazwi. Ibyo nabibonye ngira ngo za 2015 cyangwa 2014 igihe nashakaga visa, nsanga ngo until further notice. Nta na rimwe bese kugeza uyu munsi no kugeza igihe bazahindurira amabwiriza. Ibyo rero byashimangiwe nuko na Kongo imumenesheje, ikamumenesha aciye mu ruzi. Nashatse iyo foto, iriya foto arimo kumenengana ari mu kato kamwirukankanye. None byabaye byiza cyane, Ububiligi ngira ngo bwabanje kureba ariko zize busanga atari umuntu wo kwizerwa, atari umuntu wo gushyira mu Bubiligi. Igihugu ngira ngo nicyo gifite ambasade y'u Rwanda ibikomeye mu bihugu byose bya hariya, kubera ko yo ngira ngo iri iruhande rwa Union Européenne. Sibyo hari tarisi nimba atari imyumvire yanjye. Ndagira ngo uhagarariye igihugu cye hariya mu Bubiligi aba ari nawe uhagarariye hafi ya Union Européenne, kuko buriya Ububiligi ni centre kandi naho icyicaro cya Union Européenne kiba. Abafite rero umwambasaderi we hariya mu Bubiligi aba akomeye, kuko abafite abandi bambasaderi agenzura rimwe na rimwe akabaha n'amabwiriza. Ndumva binumvikana nyine ko ari n'ahantu ndetse igihugu cyari gikolonije igihugu cy'u Rwanda. Hariya n'ubundi tuhafata nko mu Rwanda. Urumva uhariye hicaye nyine ni nkaho ari Kagame waba hicaye. Urumva kugira ngo umuntu abure umwanya nkuriya ntabwo ari ibintu byoroshye. Nkaba rero navuga nti buriya Kigali ishobora kuba itazi ibyirimo, bya bindi by'umwana amenyereye guteta, bakaba bagitekereza ko bikiri bya bindi byacira nikubite. Ubwo rero Karega kumwohereza hariya baza amakosa yiwe, sinzi impamvu babikoze, kandi nkeka ko na leta y'Ububiligi yakomeje kubabwira, yarababwiye iti mushaka undi muntu uwo ntabwo dushobora kumwakira. Ariko kubera bya bindi byo kugira umutwe ukomeye no kumva ko bya bindi bakangishaga byo kuba bakiri ku ibere bashyigikiwe, bakaba barakomeje gukeka ko ariko bikira, ariko ntibazi ko amazi yahindutse amazi atari yayandi. Ariko aba ari byo nkunda kubwira abantu bari inyuma ya FPR ko hari igihe bibeshya ko ibihe barimo ari bya bindi bya kera bya 1994 kuzamuka kugera muri 2000 na mbere y'ibihumbi 2020 bari bagikomeye nyine bacyumvikana bakibeshya, bagifite uko basarura ubukungu bwa Kongo, bakagenda bakabwira abo bazungu bati ni twebwe tubagaburira. Agasuzuguro mbega bamenyereye kugirira abo banyamahanga kuko babagaburiraga babashyira amabuye y'agaciro, bagira ngo hari bizakomeza gutyo. Ntabwo bazi ko umuyoboro wakatanye, umuyoboro wacitse. Bakomeza kwibeshya nyine ko bacyonka kandi baracukijwe. Hari nabyo nkunda kuvuga nti abanyarwanda bakibeshya ko FPR igihari, barishuka cyane, kuko
buriya babona igicucu cya FPR bakagira ngo ni FPR kandi FPR yarangiye kera. Karega Viseni rero wavuze amateka ye yo muri Afurika y'Epfo, ariko amateka ye y'Kinshasa afite amateka mabi cyane. Kinshasa afite amateka mabi kuko icyambere cyo nuko Karega Vincent ni umunyekongo. Ni umunyekongo wavukiye muri Kongo, yaranafite ubwene gihugu bwa Kongo, yize muri Kongo, ubuzima bwe bwose yabugize muri Kongo, nta gihugu cyamwimye. Ariko bya bindi bageze ara muri barabavantara bavuye i Bugande bakabashuka Kongo bafite icyo bahuriyeho, bakabeshya abatutsi bose Kongo bafitanye amasano, Kongo igihugu cyabo ari u Rwanda, ko baza kujya gufata igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakanavuga ati naho muri tuzongera tuhafate nimuze. Abenshi bakibeshya nyine bagafata uwo murongo. Vincent Karega nawe ni muri urwo rwego yagiye mu Rwanda agata igihugu cyiwe akemera kuba umunyarwanda, kubera ko FPR yabijeje ko bazagira u Rwanda bakagira na Kongo bikaba ibihugu bibiri ari ibyabo. Nyamara ariko nkaba numva ko Vincent Karega imyitwarire ye mu banyekongo kuba baramufashe ngo ajye kuba ambasaderi muri Kongo, nabyo hari icyo bari babihitiyemo, nuko bazi ko azi imico y'abanyekongo, yumva indimi zabo, bityo afiteho n'inshuti ku buryo kubegera, kubafasha kwinjira ubutegetsi bwa Kongo byari biboroheye bakoresheje Vincent Karega, cyane cyane ko ari inzobere nyine mu bintu byo gupanga gahunda zo kwica. Hari aho rero Vincent Karega yagiye agaragara afite imyitwarire idasanzwe. Yagiye mu biro kwa perezida, aho bigeze bakwirakwiza amafoto yiwe ari kujugunya ibintu mu ntebe, ndetse ibyo bintu bikaba byarashakuje cyane, bavuga ko hari uburozi yari afite yari agiye guha perezida Tshisekedi. Ibyo byose byagiye byerekana ko Vincent Karega atagiye agira imyitwarire myiza muri Kongo. Nibutse ko ari muri Kongo yari ambasaderi uvuga rikijyana, no kuvuga ngo nta mabwiriza y'akaga i Kigali ku byemezo bashobora gufata. Yari ambasaderi udasanzwe, ariko nyamara byaramunaniye kugira ngo gumane acunge neza umubano igihugu cye cyagombaga kugirana na Kongo, ahubwo arawuzambya nyine muri ya gahunda yo gukora imigambi mibisha yo kugirira abanyekongo nabi ndetse n'abanyarwanda baba muri Kongo. Kwava kwiwe rero byaragoranye kubera ko Tshisekedi n'umuntu utarifuzaga kuba yahita acana umubano n'abaturanyi nk'uko muri politiki ye bimeze, kuko yavugaga ati hari uburyo ibintu bishobora kugenda, ibihugu bikagumya kubana, abaturage bakagumya guhahirana, ariko ntabwo babimukundiye kugeza ubwo abanyekongo bigaragambije, barigaragambya rwose. Karega arahunga ajya kuri we mu rugo, ntiyongera kugera kuri ambasade, kuko ambasade bayihoragaho bavuga bati agomba gusubira iwabo. Byaje kugeraho rero abanyekongo bamwe bagiye babifungirwa. Ejo padiri yaberetse video imwe y'umudamu wabisobanura uko byagenze. Bamwe bagiye babifungirwa, ariko byaje kurangira byanze bikunze perezida Tshisekedi afashe icyemezo, aramusezerera aragenda. Amaze kugenda, ubwo rero ageze i Kigali nyine agatsiko, kubera ko kazi ko byanze bikunze ari umuntu uzi gupanga gahunda z'ubwicanyi, batereka tumwohereze mu Bubiligi. Mu Bubiligi rero yagize ikihe kibazo? Ntabwo yagize ikibazo yenda cy'uko ababiligi bamuzi ku bikorwa byiwe. Mu Bubiligi yagize ikibazo cy'uko hari abanyekongo benshi. Abanyekongo akihagera, abanyekongo ntabwo babyishimiye. Abanyekongo barahagurutse n'ubundi bakora manifestation, bandika amabaruwa babwira ambasade, babwira igihugu cy'Ububiligi ko nibakira Karega Vincent ko bazaba babangamiye umutekano w'abanyekongo baba mu Bubiligi. Ibyo rero nibyo byaje kugira aho ngaho birumvikana. Nyuma y'ayo mabaruwa n'imyigaragambyo yagiye ikorwa, na nyuma yo noneho yo gusubira muri ya background yiwe, kumenya imyitwarire yiwe, igihugu cy'Ububiligi cyararebye kiravuga kiti ntabwo dushobora gucana umubano na Kongo, kandi muzi ko Kongo ni nk'aho ari igihugu cy'Ububiligi kuko nibo bayikolonije. Muzi ko yigeze no kuba ari propriété y'umwami Leopold. Ibyo rero ntabwo bashoboraga kubirengaho ngo babe bakwiyangiriza umubano n'igihugu bahahiramo.
byabaye ngombwa nyine ko icyemezo gifatwa bati Karega subirayo. Ubwo nyine Karega sinzi uko bazamusimbuza, ikimwaro nyine ubwo cyaramukoze nyine, ariko siwe wamwaye wenyine, na leta yari yamwohereje hariya nayo yagombye kugira ikimwaro, kuko kumva ko abategetsi basigaye bakorera iriya leta ari ba maheru bavugirizwa induru aho banyuze hose, byari bikwiye kubatera isoni, bakibwiriza nyine bakegura, kuko byarabananiye gutegeka, byarabananiye. Urakoze Tarisisi, gutegeka byarabananiye, ariko ntabwo ngira ngo bari bemera ko bazava ku izima. Karega baramuhambirije, baramwanze, nta handi hantu nibaza ko azongera gupfa kubona agatebe. Noneho ikibazo cya Karega uwo nguwo, niba ari Karega, niba ari Karega, niba ari Karege, niba ari sinzi ukuntu ari Karega. Akarega ubundi mu Kigande ni agasutiye, sinzi niba mubizi. Akarega ni agasutiye kagandi twambara imbere kaba katureze nyine. Rero niba ari Karega nawe ari agasutiye ntumbaze. Ubwo rero igihugu kiramwanze, rikodi zigiye hanze, ikindi bazamushyiramo kizamwanga. U Rwanda ntirushobora kuzakomeza kumuhagararaho ko si umunyarwanda. Amaherezo y'inzira ni mu nzu. U Rwanda ziriya nyenzi zenda gutakaza nizirutakaza, wazaba atakaje n'ubwenegihugu bw'ibihugu byombi. Ko simbona ko abakongomani bazamwakira nyuma yo kubihakana akigira umunyarwanda. Ikindi Kongo igira ubwenegihugu bumwe, ntiyemera ubwenegihugu dabo. Ubwo rero we nk'umunyekongo kugira ubunyarwanda bimwambura ubukongomani, si byo siko bimeze? Ntabwo nzi neza amategeko yo muri Kongo, ariko bibaho iyo hari umwanya ukeneye nko muri leta, ushaka yenda umwanya wa politike, ndavuga ushaka nko kuba umudepite cyangwa se wiyamamariza kuba perezida, ntabwo ubwenegihugu ntabwo bubangikanwa, ariko ushobora kubugira mu bundi buryo niba nta mirimo ushobora gukenera nyine ishobora kubangamira muri ubwo rwego. Ariko numva ko Kongo yo ntiyemera ubwenegihugu bubiri. Iwacu mu Rwanda niho bakubwira bati nimba ushaka imirimo mu butegetsi banza urekure bumwe, ariko muri Kongo bo bemera ubwenegihugu singo, ntabwo bemera dabo. Ni ukuvuga ngo nimba u Rwanda atabereye umwenegihugu arutakaje, Kongo nayo ikaba isanga afite ubwenegihugu bubiri, ngira ngo uriya azaba nka wabandi, mbese banza bazamutuza muri no man's land, muri harya bahita ngo muri zone tampo, kubera ko nibaza ko nta gihugu azaba afite. Karega rero baramwanze, ibihugu byose biramwanze. Ngira ngo hari batekerezaga ko bari bumutsindireyo nk'uko batsindiriye Businge Abongereza nabo ngira ngo byabanje gusa n'ibyangamo gakeya, ariko birangira bemeye Businge kubera ya dosiye y'impunzi. Byabaye donadona, mwemera impunzi, mwemera umuntu wacu natwe twemera impunzi. Noneho uriya baramwemera. Abandi rero nabo ubwo barababwira ati ntituzamwemera, ahari bakomeza kwensista bagira ngo bafite iturufu yindi bazereka Ababiligi ibategeka kwakira uriya mwicanyi. Ngira ngo buriya harabaye umushomeri, siko nabivuga. Buriya sinzi ko hari ikindi gihugu bazamujyanamo, hari icyamaze kwanga kumwakira bikarangira. Nimba hari icyo uri bubivugeho nta kibazo uze kucyongeraho. Ndagira ngo gatoya nambukiranye nanavuge kuri mushiki wazo. Kongo nayo yanze kwakira mu mikino ya francophonie izabera i Kinshasa. Cyo hari icyo babivugaho n'ibya Karega, niba hari icyo wongeraho cyongerewe. Ikibazo cya mushiki wazo, abanyagihugu abanyekongo nibo batifuza ko yahagera, cyane ko bazi ko ari we muntu uri gufatanya n'igihugu cy'Ubufaransa, kuko niba ari we uhagarariye francophonie nka secrétaire général wa OIF, n'igihugu cy'Ubufaransa, umuperezida w'Ubufaransa witwa Emmanuel Macron nawe utitwaye neza mu kibazo cya Kongo. Abanyekongo babibona ko kuba mushiki wabo yaza i Kinshasa byaba ari agasuzuguro
kuko bafata ko n'imbaraga igihugu cy'u Rwanda gifite muri iyi minsi kizikura ku Bafaransa, ariko ntabwo ariko biri, ntabwo bamwangiye kuhagera, kuko nakurikiye ikiganiro cya Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Congo, yemeje ko mushiki wabo azakirwa, azaza mu gutangiza iriya mikino ya Francophonie izabera Kinshasa. Ndumva icyo kibazo yagishyize ku mucyo, azaza rero, uretse ko nyine abanyekongo bashobora yenda kuzigaragambya bakamwamagana, ariko kuza ko azaza, kuko leta yemeye ko azahagera, ko azakirwa, kuko ntabwo bashobora gukora ikosa diplomatike, bishobora ko babyanze, bishobora kubangamira iriya mikino iri hariya kandi barayiteguye. Nkeka ko aricyo nyine guverinoma ya Kongo yashatse kwevita. Ubwo rero ayo makuru byahwihwiswaga ko batazamwemera kuhagera, ariko icyemezo cyo kumukumira cyavanywe. Okay, wa mugani diplomasi ni ibindi, ntabwo hari ibyemezo yirengagiza, ariko baraba birengagije ikintu kinini cyane, kuko nimba nibuka neza bwa burozi bwagiye muri envelope bwavaga muri Francophonie bwari bwerekeje muri Congo. Ubwo rero nimba abanyekongo bazirengagiza ko yari abiciye perezida, cyangwa se na perezida akabyirengagiza, dore ko ngo nta mwanzi uhoraho muri politike, ubwo niba bamwemereye nawe n'abagira isoni nkeya azajyayo. Nibyo perezida Tshisekedi yavuze asubiza cya kibazo cy'abanyekongo bamubazaga ngo impamvu adacana umubano n'igihugu cy'u Rwanda. Yarababwiye ati u Rwanda ntabwo tuzarwirukana hariya aho ruri, tuzahora duturanye narwo. Yaravuga ati abaturage b'Abanyarwanda n'abaturage b'Abanyekongo nta kibazo bafitanye, ntabwo dushobora no guhana abaturage tugendeye ku butegetsi budashobotse. Ati ahubwo icyo twakora nuko twafatanya n'abo baturage kugira ngo ubwo butegetsi buveho, hajyeho ubutegetsi bwiza, abantu bakomeze babane. Kandi numva ko iyo ariyo politiki, numva ko Tshisekedi rwose nanjye mbimushyigikiyemo, kuko hari uburyo bushoboka bwo kugira ngo ubutegetsi buveho, hajyeho ubutegetsi bwiza, ariko ibihugu bigumye bibane, kuko ntawe uzimura iyo mipaka, ntawe uzirukana mugenzi we ngo amuvane aho ari. Icyo gihugu cy'u Rwanda kizaguma hari iruhande rwa Kongo, Kongo izahora hariya, ndetse n'Abanyarwanda bazahora baturanye n'Abanyekongo. Niyo mpamvu rero politiki yo gukemura ibibazo nta gushyiramo guhubuka Tshisekedi agenderaho, ngenda yimwemerera cyane, kandi amaze gukemura ibibazo byinshi abantu bakiga ko bitakemuka, yitonze, ku buryo mbona ko n'ibindi byose byazakemuka. Ubwo rero mushiki wabo nawe uko yakwitwara kose, icyo bagomba gukora ni ukubavijira, nabo bakaranforosa sekirite yabo, kandi burya niba bari baravuze ko atagombye kuza hariya, ni uko bafite icyo bamwikangaho. Naza rero nabwo n'ubundi ntabwo ari ukuvuga ko bazaterera iyo ngiyo, bafite ubundi buryo bazamwakira, kandi bakirinda bya bindi abantu batinyaga bikaba byakwirinda. Numva rero ko mu rwego rwa diplomasi nyine nk'uko twabivugaga, ni ngombwa gufata ibyemezo bisimbura kuba umuntu yahubuka, ariko ibibazo bigakemurwa ku buryo bwitondewe. Aba ariko ngewe mbibona, nk'uko perezida wa Kongo nawe akunze kwibona gutyo, kandi akenshi nyine abantu baba bifuza ko ibintu byagombye kuba ngo byihuse, abantu bagombye kurakara, ariko Kizito Mihigo niyo waririmbye ati umujinya mwiza. Uwo mujinya mwiza rero ni utuma dufata ibyemezo bishobora kudukura nyine mu bibazo turimo. Ntabwo umujinya ari uwo guhubuka gusa ngo urakare wangiza ibintu udashobora gusana. Umujinya mwiza burya nawo ukenewe rimwe na rimwe mu gufata ibyemezo. Urakoze cyane Tarisisi. Mu Kinyarwanda hari umugani baca uvuga ngo urakagenda aho wanzwe. Ubwo nyine ndumva ugiye gusohorera kuri mushiki wabo cyangwa mushiki wazo, ubwo nyine azagenda aho yanzwe, kandi nawe agenda abizi, nta kundi. Hari ikintu njya nkunda kuvuga, nkavuga nti aba bantu ibintu byose bakoze ntabwo bigeze batekereza ku iherezo.
amaherezo atekerezwa n'abanyabwenge, ariko ntabwo ari abantu bose batekereza ku maherezo. Imyitwarire y'inkotanyi, gusenya, gushwanyaguza, kwica abantu, kutabana n'abaturanyi, gutakaza, kunanirwa gushima n'ibihugu byabakiriye imyaka 30, ibi byose mbikubira mu kintu cyitwa kutibuka, kudatekereza amaherezo. Inkotanyi zigeze ku iherezo rero, aho bigoye cyane kugira icyo nta reserve, ntacyo zasigaje, ibintu byose zabirunzemo, ni ibibazo bikomeye. Bityo rero abantu badatekereza iherezo, mbonamo na mushiki wazo wajyaga avuga amadisikuru mwese mutayobewe, ibihe birageze aho agenda bamubwiye bati nubwo tutagushakaga reka tukwemere kubera diplomasi, turenzeho kubera ko ariko bikorwa, mbese ariko zubakwa. ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, Mwemayire, ntabwo ari ibyo ngibyo gusa. Inkotanyi buriya sinzi niba zitekereza, inkotanyi zimaze gukora ibyaha byinshi cyane byarenze umupaka, byarenze amazi yarenze inkombe, ariko bo babona ko ari ibintu byoroheje cyane. Kubera iki? Kubera ko ibyaha babigize nko kunywa amazi, barabikora mbega bakabona, kubera ko Abanyafurika, Abanyarwanda kimwe n'Abanyekongo ni abantu bihangana, bakihangana n'ibitihanganirwa. Icyo nicyo kintu Abanyarwanda n'Abanyekongo barusha inkotanyi, ariko zo ziba ziri kwishima, zo zumva ko zatsinze, nyamara ntabwo zijya zishobora kubara ngo zirebe ingaruka y'ibyo zakoze igihe nikigera uko bizabagendekera. Nabo ubwabo nibasubiza amaso inyuma igihe bazaba bashobora kubibereka, bakavuga ati murebe aho mwavuye, hariya inyuma murebe ibyo mwahakoze. Bari kugenda babereka ikintu ku kindi. Sinzi niba nabo ubwabo batazumva bafite isoni, nabo ubwabo ndumva bazicira urubanza, bazavuga bati none se tugiye, bazavuga bati rwose nta n'imbabazi dukwiriye, ubwabo bazabyivugira. Ndabizi neza ko nta matakirango yazabaho, bari kunyumva, ntibaziriga bagira amatakirango kuko bababaje Abanyarwanda, bababaje Abanyekongo. Wibaze kwica miliyoni 12, umuntu umwicira nta kintu yakugize, ntacyo yakwimye, yaraguhaye byose, yarakubwiye ati ngwino dufatanye, yaraguhaye ubutegetsi, ntacyo yakwimye, ariko ukanga ukagumya ukamwica. Sinibaza igihe yazabona imbaraga zo kuguhindukirana akakureba mu maso akakubwira ati ibyo wakoze birahagije, sinumva icyo wakongeraho. Inkotanyi rero zijye zireba ukuntu zahemukiye Abanyarwanda. Nta munyarwanda n'umwe zitahemukiye, nta muturanyi n'umwe zitahemukiye. Zitwaje iki? Zibeshya ko ngo zikomeye kubera ko zihagarikiwe n'abampatsi ibihugu, kubera ko zifite ubwo butegetsi, kubera ko zifite izo mbunda, ariko ntizigeze zitekereza ko ibyo bintu bizarangira. Na n'ubu ntizirabibona, kubera ko hari bamwe bagikomeje kubabeshya ko bakiri iruhande. Ariko bari bakwiye kureba, bakareba uko mu minsi yashize bari bafashwe, bakareba n'ubu ngubu, bakareba ibyo bakoraga, ibyo bemererwaga gukora, bakareba n'ibyo batemererwa gukora ubu ngubu kandi mbere barabyemererwa, bakareba wa muntu utararebwaga mu maso ngo avugishwe, asubizwe, nk'uko Tshisekedi yatinyutse akavuga ati Kagame niwe kibazo muri Afurika, niwe kibazo hano mu karere, agatinyuka akabivuga kandi bitarashoboka. Icyo kintu gishobora kugira icyo kibabwira, abantu bagakomeza bagakurikira gutyo gusa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo niwirukankana umuntu, imbaraga ukoresha umwirukankana, byibura uzasigaze izizagufasha gusubira inyuma igihe nawe azaba guhindukiranye. Ariko bariya nta kintu na kimwe bigeze bateganya. No kuvuga ngo imbaraga zose bazikoresheje mu kwirukankana abo bumva bagomba kwirukankana, ariko izo gusubira inyuma ntazo bafite. Icyo rero kikaba ari ikintu giteye inkeke tugomba kubwira Abanyarwanda batwumva, bagifite amatwi yo kumva, bagifite umutima muzima, ko bari bakwiye kwitandukanya n'ikiza cyitwa FPR. Bakwiye kwitandukanya nacyo, kuko bitabaye ibyo ngibyo, niyo abantu batarakara, Imana nayo ntizabura kurakara. Niyo abantu batarakara, Imana hari igihe izarakara kandi byose ikabishyiraho iherezo, kandi bizaba bibi. Rero ndumva rwose ntabwo ari ngewe ubizi kubarusha,
bazaho basimbuye uko babagenje kandi babaziza ubusa nkanswe bo noneho bazaba bafite ibyo bishyura, bazaba bafite ibyo bashyirwa imbere mu maso babwira bati dore ibyo mwakoze, dore ibyo mwakoze, babyirebera imbere yabo. Nkaba rero mvuga nti uwaba yumva uwumva rwose yari agifite uruhengekero, yari akwiye kurekera aho ngaho agasubiza agatima impembero akavuga ati yenda ahari nihanye narokoka. Numva ngewe aricyo kintu nabwira abanyarwanda muri iki gihe. Murakoze. Urakoze Tarisisi, urashyiramo n'akantu k'ubwenge kubera ko ubufite. Bariya abantu ni abashumba, twamye tubibwira abantu rega aba bantu ni abashumba. Kandi burya kera bajyaga batubwira ngo igiturage ukivamo ntikikuvemo, n'igishumbo kivamo ntikikuvamo. Usigara ubona n'imodoka ukumva waziragira, wazihindura inka. Mbese ni abashumba, kuvuga ngo bari kugira akenge ngo bakagira ibyo bazigama ngo bya bindi abanyarwanda bita abana babo ngo vuga uziga. Ntabwo ibyo bintu umushumba nyine umwambitse kombati ukamwita generali, warangiza ukamuha inzu nziza akajya anamwita bakayiciramo. Bariya ntabwo ari abantu, ibyo mubatekerezaho ntabwo ari abantu. Ni twebwe twabaye mu gihugu kirimo abantu basobanukiwe bize bakahagira, ariko nta umuntu numvise ariko buriya ijambo ryitwa ngo barize ngo kwiga, ngo hari umuntu nsaba kuzarikura ku rurimi rwe. Mu byo kuvuga kwiga akabyihorera, cyane cyane ko bene wabo bavantara nkawe abenshi ni abatarize. Ibyo gukangisha abantu ngo bize ngo amafaranga yabase yapfuye ubusa, kwiga umuntu akabikura ku rurimi, cyane cyane ko twabonye aho abize bageze. Anyway, ni akari gaciyemo. Ukangisha ibyo kwiga, amenye ko amashuri atari ayo ngayo yanyuzemo yonyine abaho, hari n'andi mashuri asumba ayo ngayo. Ishuri ryitwa ishuri ry'ubuzima. Ishuri ry'ubuzima rishobora kuruta aho ngayo akangisha, kuko rimwe na rimwe burya iyo umuntu ari mu ishuri ari imbere ari guhabwa amatiyeri mu ishuri, nubwo yagenda avuga ati nabitsinze nabaye uwa mbere nabonye amanota n'aya, iyo utari wagera kuri tere ngo ujye mu kazi ushyire mu bikorwa bya bindi bakwigishije, ntabwo uba ushobora kuvuga ko uri umunyabwenge, kuko hari n'igihe ushobora kubyerekana ko ubitsinda ariko bakugeza kuri tere bikakunanira, nyamara wa muntu ubibamo ataranabyize ariko wowe ubisanzwemo ugasanga ahubwo noneho arimo arakwigisha kandi wavugaga ko umurusha amashuri. Iyo rero nkabagira ngo mbabwire ko nta shuri riruta ubuzima ribaho. Ishuri rya mbere ni ubuzima umuntu yanyuzemo, icyo bita experience de la vie. Ubitekereza ukundi rero tuzamwereka ko yibeshya kandi azabibona mu maso yiwe. Oya, ni nk'igitonyanga mu nyanja kuvuga ko wize uhagararanye n'abavantara twe tuzi tubona, ba bandi tubona twe tuzi twabonye baza tukaba tukibabona n'uyu munsi. Ngira ngo bihinduka ubusa, biba nk'igitonyanga, kuko mu ruhando rw'abize abavantara ntibazamo, niyo bajemo hazamo igice gito cyane, kandi abo wireferaho ni ba bandi b'amadebe. Harangiza ngo cyakora hari komantere nanditse ku kiganiro kimwe nabonye ahantu, byanshimisha abantu bayimenye neza bakamenya ko gukomeza kubwira abantu ngo inama izabera i Kigali nagaciye muri mwihangane nkavuge, mubanze mujye mwibuka ko i Kigali u Rwanda ruyobowe na Nyiramongi. U Rwanda ruyobowe na Nyiramongi rero kumvikana na muzazi mwenzake, bivuze mu Giswahili mubyeyi mugenzi we babyaranye, ni ibintu byoroshye kuko wabatandukanyaga yaragiye yarapfuye. Rero kuvuga ngo inama izabera i Kigali, iza autorisation izatangwa na Nyiramongi, ayo umubyeyi mugenzi we basangiye umwana. Guys, nimukatubeshye, nimureke kutubeshya. Aho ngaho nimutubwire muti hari ibintu byumvikana. Iyo nama izabera i Kigali, ariko nabyo iyo nama izabera i Kigali anatekereza aho bazayijyanamo, ko ndakeka ko azayijyanamo n'abahunze Kagame, ko Kagame yarapfuye. C'est ça. Nta umuhakanije ko azayikorera i Kigali, ariko se azayikorera i Kigali nande? Azaba ari kumwe nande? N'abahunze Kagame. Ibyo ni byo agomba kumenya.
autorisation rero izatangwa na Nyiramongi akayiha Gasana babyaranye, hanyuma ukajyana na Gasana. Ibyo ntimukabihindura ibintu bikomeye cyane ngo hari ibitangaza ngo Kagame ngo yavuze ko nawe ngo ashaka imishyikirano, ngo Kagame ngo ushaka imishyikirano ni agahungu bahimbye bambika maske. Ako ngako kagomba kuvuga ibyo mabuja yavuze, nyirabuja nako nge ntabwo ari mabuja, nyirabuja yavuze Nyiramongi. Rero kumvikana kwa Nyiramongi na Gasana rwose ntacyo bapfuye, n'ubundi ngo bamuhamagara ngo atahe, ngo umuhungu we niwe wahamagaye ati anko, dore ko atazi ko ari nasi, ngo anko ngo ntuze ngo papa yarakaye ngo atakwica. None ko yapfuye ikindi kibabuza kujya i Kigali niki? Njya gukorera inama i Kigali rwose mwihute, ariko ibindi mutubeshya mu byihorera. Anyway, nakari gaciyemo byanyanze mu nda, byanze kugumamo. Nagira ngo mbibutse ko Nyiramongi na Gasana babyaranye, kandi Kagame wirukanye Gasana akaba yarapfuye. Biroroshye rero ko iyo nama yabera i Kigali cyane kurusha uko yabera i Kinshasa. Ako nagaciyemo rwose mu mbabarire, ntago bari abantu nkwiriye kugarura ku rurimi, ariko nagira ngo mbibibutse batazagira ngo hari igitangaza bakoze. I Kigali ho biroroshye cyane kurusha ahandi hasigaye. Reka twiyambukire twikomereze, ntabwo nshaka kubitindaho. Kari agasubizo nifuza kuba nakanditse muri chat, ariko ndavuga ni muri chat ntabwo bari bubisome. Niba nabisoma barabisoma bonyine, nta wundi uri bumenye ko nabyanditse. Umubano wa Gasana na Nyiramongi turawuzi, hagati yabo harimo umwana uhumeka tena wambaye noneho na uniform ya gisirikare. Biroroshye cyane rwose nko kunywa amazi. Ngira ngo nibwire uriya musaza utubwira ko tutize, nacire birarura kandi umugabo umwagerwa kuri nyina. Muri abo bize abarwamo yenda wenyine, n'abandi bake cyane babarira ku ntoki. Inyenzi nyinshi tuzi z'abavantara ntago zakandagiye mu ishuri, inyinshi n'abashumba. Well, twikomereze. Ako kari kancitsemo gakeya, ariko numvaga nshaka ko kancika, ntago kancitse ntabizi. Hanyuma reka twigarukire kuri uyu umukino w'abakono. Uyu mukino w'abakono nge mvuga ko wapfubye, kandi FPR ikaba itagiseba. Iyi sebye wowe batumye ubigwamo, batumye ubigwamo. Ari nayo mpamvu bariya abantu bose babigiyemo, barimo ngo abasirikare, bakabamo uwungirije umukuru wa Sena, bakabamo bagatabazi, bakabamo uriya mukuru w'abakono mwenyewe. Byavugije induru irenze hariyo batekerezaga. Baravuga ati rero twe ntitujya duseba, ubwo ni mwebwe mu byirengera. Ikintu kibabaje cy'inkotanyi, ibyo zikoherejemo niyo zakohereza kwica abantu. Razi mubice ko nutabica ni wowe upfa. Niziguha amabanga akazi kakubwira tuzajya kuroga aba bantu, nutabaroga ngo bapfe bive mu nzira, wowe bazaburisha. Kubera ikintu bashaka kuzabisubiramo, ukavuga uko byagenze. Iki rero ni ikibazo gikomeye, kuko ngenda ushaka kunsobanurira ko abo bakono bicaye bagakora gahunda, bagakora booking, bakicara bagakora inama, ikarangira ikamara iminsi 9 nta muntu uragira uwahamagara. Bumva bivuzwe hanze bagatangira kubahamagara ngo bakoze icyaha. Umukino warapfubye, umaze gupfuba baravuga bati ntitujya duseba, duhita dushaka abajya kwishyura. Ibi ni ibintu twabonye henshi. Ngiye gutangaho ingero nkeya kugira ngo nguhe ijambo Tarsisi. Banzari n'undi munsi natanze urugero. Abakobwa bavuye muri Brazil baje gukinira ikipe y'igihugu ya volleyball. Ibyangombwa, amatike, indangamuntu, amahoteli babayemo byose ntago byishyurwa, babishyize nta muntu wo muri NAID wabyishyuye, nta minisitiri wabatumije wigeze abyishyura. Uwasohoye amafaranga ntacyo yabajijwe. Bafashe umusifuzi cyangwa se umukoci, abari we bakubita mu munyururu, abishyurira byose. Cyarabaye. Hari n'ibindi bintu byagiye biba, aho kugira ngo bahane ababikoze cyangwa babigizemo uruhare, bagafata umuntu uraho tu rubanda rwa giseseka bakamukubita muri gereza, bati niwe turega ibi n'ibi, aferi kabirarangiye. Biriya rero nabyo mpamya ngewe neza 100% ko bidashoboka mu Rwanda batabizi, bidashoboka na gake. Ejo bundi babonye byose bitangiye gusakuza,
twabonye ko ari ubwami bari batangiye kuduporopoza bati mwabikoze nta tubafunge bari babahaye imbabazi ariko bumva biracyasakuza none iby'imbabazi byavuyeho ngo babasambishije ngo umusho bakoze inama muri FPR hanyuma abo bayoboke abo bakono bose bajya gusaba imbabazi FPR niba ariyo gihugu ngo bahemukiye igihugu ariko bagasaba imbabazi FPR wamvanguriye ibi bintu tarisi igihugu na FPR bivangwa bite FPR n'iki gihugu n'iki bari abantu basabye imbabazi nde ese igihugu cyose abanyarwanda bose nabo abanyarwanda bose n'abayoboke ba FPR atari ko batubwira ko hari andi mashyaka kubera iki basabye imbabazi FPR harimo byinshi cyane byinshi urasanga bivangavanze ariko nawe ukore kuri buri kimwe ibidasobanutse bisobanura ikibazo bakijyamo muri make urakoze kuri icyo kibazo uri kubaza ni nabyo wari kuvuga kare waravuze ngo ni paranteze wari winjijemo ntabwo ari paranteze kuko birajyana n'iki kibazo yose ni imikino imeze kimwe nigeze gukora ikiganiro mbabwira ko hari filime tumenyereye kureba filime ikarangira abantu bagapfa bakinnye filime bagapfa ariko wa acteur principal ntabwo ajya apfa ariko narababwiye nti izi filime muri kureba hariya mu gakino k'abakono ntibizabatungure mubonye filime irangiye acteur principal apfuye nibyo rero mwabonye ndumva abantu batangiye kubyisobanura kuko iriya ni filime yateguwe na FPR nk'uko bivuga nibi byose bari kutubwira ngo bazajya gukorera inama i Kigali niyo mikino n'ubundi ikigaragara cyo nuko ibintu bari bapanze batabishoboye n'uwo uri kuvuga ngo inama bazajya kuzikorera i Kigali ndagira ngo mbabwire ko nabyo bitazaba bazabipange bazarebe ko tutabipangura bizabera umukino nk'uyu nguyu wise ngo w'abakono kubeshya abantu ngo hari abantu ugasanga umuntu arimo aritera hejuru atabakono akibasanzwe n'ubundi baterana basanzwe bakora iminsi mikuru bari basanzwe bafite umutware ati nta kidasanzwe gihari abami ni bangahe mu gihugu harimo abami bangahe uko dusanzwe tubizi byatangiye tubabwira muri 2020 ubwo umuhanzi witwa Karasira Kararisi ubwo yaririmbaga Rutaremara nabyo mwarabyibagiye avuga ngo Rutaremara niba ari Rutaremara bamuhaye byose sinzi uko yamwitaga ni ibintu bidasanzwe muri kiriya gihugu niho twatangiye tubabwira tuti dore ikimenyetso cy'uko Kagame atakibaho nta wundi muntu ushobora kuririmbwa muri kiriya gihugu Kagame ahari ibyo bintu twarabibabwiye nta ushobora kwiyimika ngo ni umutware cyangwa ni umwami Kagame ahari ngo bishoboke ibyo twarabibabwiye iyi mikino yaratangiye ejo bundi ngo yo kwimika ngo umutware w'abakono cyangwa umwami w'abakono uko babivuga twababwiye ko ari ibintu byateguwe na FPR icyambere twaberetse ko n'abantu batatu hariya muri kiriya gihugu badashobora guhagarara hamwe ngo baganire bihuriye mu nzira gutya ngo babe bashobora kumarana iminota 5 ntawe urababwira ngo batandukane twabahaye urugero rw'uko madamu Victoire Ingabire yagiye gushaka abayoboke ariko akaza kugira inzitizi z'uko atemerewe gukoresha inama aho yagiye guhura n'abantu bakajya kwisangira agacupa mu kabari bakabafata bakavuga ko ngo baba bari gukora inama zitemewe ukansobanura ukuntu abantu bagiye bagaterana bagategura uwo munsi mukuru bagatumiramo bamwe mu bategetsi b'igihugu bagatumira abasirikari bakagenda bagakora iyo minsi mikuru ngo bakimika umutware wabo ibyo bintu bitazwi mu rwego rwa FPR iki byerekana niki ikibyerekana nuko iyo biba ari ibintu bisanzwe inzego zisanzwe z'ubutegetsi nizo zagomba kuba zarafashe ibyemezo yenda tukaza kumva tuti polisi yatatanyije abantu bari mu nama itemewe none hari abafatiwemo barafunga none abantu bakoze inama bakora iminsi mikuru babishyira kuri televiziyo birahita hacamwe iminsi igeze ku byumweru 2 cyangwa niyo cyaba icyumweru kimwe nta kirakorwa ukambwira ngo ibyo bintu ngo FPR ntabwo ari bibi ese FPR yagiye kubafata nkandi ese biriya byemezo byafashwe na FPR yabifashe nkandi
yayifashe nkande ni abayoboke bayo bakoze iyo nama, hakaba hari amategeko muri FPR abibabuza. Niba ari amategeko y'igihugu bishe, kuki batakurikiranwe n'inzego z'igihugu bagakurikiranwa na FPR? Uretse ko nyine n'ubisanzwe tutatandukanya FPR ni na leta ihari, ariko mu byo tuzi batwereka niyo FPR yabikora ntabwo ari yabikora si isanzwe. Basanzwe n'ubundi bapanga ibintu bakabikoresha inzego bashyizeho nk'agakingirizo, yenda tukabona nyuma abo muri izo nzego aribo bagenda bari kubibazwa. Ariko mwabonye ko ubu ngubu FPR ariyo yafashe responsabilité y'ibyo yari yateguye, ikaba ari ijya no kubirangiza. Hagira ngo babwire rero ngeye ko kariya kara agakino kateguwe, icyo bashaka gukora kuba batarakigezeho ni ukuvuga ko ababikoze nyine bagomba kubiryozwa, kuko ntabwo cyari cyifuzwaga nticyagezwe. Bagomba kubyikorezwa kugira ngo hatagira ikimenyekana. Bya bindi twababwiye ko bategura ikintu, bamara gutegura ikintu bakajya hariya ku gasozi bakavuza induru, bamara kuvuza induru bakagenda bakaba bafite uwo bagomba kucyikoreza, uwo bagomba kucyikoreza barangiza bakamurimbura, noneho bakazasigara bari gusibanganya bya bimenyetso. Ni ukuvuga ngo cyari cyateguwe rero ntabwo cyagezweho. Abari bateguye kugikora kuba batarakigezeho bagomba kuzabyishyura, bigomba kubahitana. Ibyo ni ibintu bidakuka. Ariko icyari kigambiriwe ntabwo mwigeze mukimenya. Icyari kigambiriwe ntabwo mwigeze mukimenya, kuko icyari kigambiriwe kwari kugira ngo barebe ukuntu bashyamiranya, babone impande ebyiri bashyamiranya, noneho nibamara kuzishyamiranya haboneke impamvu yo gukora kudeta. Ariko iyo kudeta twamye tubabwira ko idashoboka. Igihe cyo kuyikora cyarabarenganye, kuko igihe mwashobora kuyikora cyarabarenganye. Ubu ngubu abantu bo muri FPR barimo bacungana, buri wese aba ari kuvuga ati uyu nguyu naramuka akoze ibi ngibi akaba ari we ugira power, ngewe ntabwo nzagira amahoro. Baba bari gucungana rero. Ibyo niyo mpamvu ibyo bateguye byose ntacyo bageraho, ni ukuvuga ngo muhame hamwe tuzapfane twembi. Ibyo twakoze twabikoreye hamwe. Iyo mpamvu biri kubananira rero kugira ngo bashobore kugira icyemezo bafata kijye mu buryo. Naho kubeshya abantu ngo hari abantu ngo bihaye initiative bakora inama, bakora iminsi mikuru, bashyiraho umwami, uwo mwami cyangwa uwo mutware, bazi amategeko y'igihugu. Nta hantu byerekana ko mu mategeko y'igihugu ntaho byerekana ko hari imiryango igomba kugira abatware, yerekana ko hari uburyo bagomba gushyirwaho. Hanyuma abantu bakikora bakagera bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, ntibagaragaze n'icyari kigambiriwe. Ni ikigaragara ko ababivuga aribo bari bateguye ibyo ngibyo, kandi ibyo bari bateguye barabiduhishe. Ariko tuzabimenya. Ikindi kintu kigaragaramo hari, numvise uwitwa Sumbirigi James Kabarebe ari gusobanura impamvu ngo abasirikare babonetsemo hari. Kabarebe ashinzwe iki mu rwego rwa gisirikare ku buryo ari ugomba gutanga ibisobanuro birebana n'abasirikare? Ni umuvugizi w'igisirikari, ni uyobora auditora militaire, ku buryo yenda hari yaba yarabajije abasirikare bafatiwe mu cyaha, akaba yarabajije akamenya impamvu bagiye bagaragaye muri kiriya cyaha, ashinzwe ibiki kugira ngo abe yaragaragaye avuga amagambo nk'ari. Ibyo ni bigaragara ko ibyo bapanga nabo ubwabo basigaye bahuzagurika, batazi n'uburyo babipangamo, batazi n'uburyo babisobanuramo, batazi n'uburyo babisohokamo. Abaza kubibyinisha rero bakabihindura ikintu abantu bagomba kugumya kureba, kurangarira. Ntabwo twebwe turimo ko kurangarira ibyo ngibyo, twemeza ko kiriya gikorwa hari ibindi byari bikihishe inyuma, ariko kubera ko byabananiye, biragaragara ko nyine icyari kigambiriwe kujyaho kitagezweho. Hari abagomba kubiryozwa, impamvu bitagezeho. Abagomba kubiryozwa rero ntibaba bemerewe gukinishwa uwo mukino. Ubwo ni ukuvuga ngo babyirengere, kandi nta babazi bazabibonamo, n'ubundi bizabahitana. Mwibuke umukino wakiniwe kuri uriya mumotsi Bamporiki, yibwira ko ngo afite ngo igihande ngo kimubogamiyeho ngo cyo kwa Nyiramongi, ko amadosiye bamushyiraho bazayamukuramo, kugeza aho yageze n'aho yandika ngo asaba imbabazi, azi ko uwo mukino nk'uko basanzwe bawukina uzakura. Byarangiye gute? Ntibyarangiye ageze mageragere. N'abandi niko bigomba kurangira, kandi nta kiraba, kuko mutegereze bariya baberetse hariya, ntabwo ari bo bonyine, hari n'abandi.
n'ubwo bari bategura umukino nawe muzamubona nawe igihe cye kizagera mumubone kuko kuba batarashoboye kumvikana kugira ngo ibikorwa bateguye kirangire byanze bikunze hari uzabyishyura kuko hari uwishe umwitozo watumye bidakunda niyo mva aricyo nabivugaho madamu Christine Mayire. Urakoze Tarisisi, byarangiye ngo umukono bamweguje. Hari umuntu unyandikiye ngo turimo ngo kwamamaza ngo abakono ngo kandi ntababaho. Ntago turimo kubamamaza, ngiye sindi kubamamaza, ngiye ndimo kwivugira ko FPR ntago yavuga ko hari abantu bicaye bagapanga bagakora ibintu bakagenda bakicara mu Rwanda tuzi ruriya tuzi abantu 2-3 badashobora guhura hanyuma ngo bakimika n'umuntu kwimika murumva iryo jambo icyo rivuga mu Rwanda noneho rwabariye abantu b'ibwami ngo bakimika umutware bagataha bakaryama icyumweru kigashira iminsi 8 umunsi wa 9 bakabona kujya kubafata. None induru zarabivuzeho turabibabwira tuti turabibona ko ari imikino murimo mukina ngo murebe ko mwatwemeza ko mwakwimika bikemera. None mubonye ko abanyarwanda batabyakira rwose ubwami budashoboka mugiye gufata ngo abantu babigiye. Ushobora ute kuvuga ko Gatabazi niwe reka bari wemeraho umuhutu 100% uzi neza ziriya nkotanyo nazitinya nk'uko amazi atinya umuriro, nk'uko umuriro utinya amazi, ajya mu kintu nka kiriya yewe nuriya mukuru wa Sena nariko mwabonye ibyaha yishinje muzi igihano cyabyo guhanwa nk'umugome wese kuko ngo yaragomye yakoresheje umwanya we ngo mu nyungu ze bwite. Niba ari byo, niba ari inyungu ze bwite, bimwe barahira iyo bafashe idarapo. Ibintu byose yishinje bihanishwa cya gihano babarahize iyo murimo kwinjira muri FPR. Ngo none byose yabyemeye kumugaragara. None sura nawe nibamwica muraza kubaza icyo azize. Muraza kubaza ikintu azize. Ikindi FPR yatubeshye ko ngo yemeye andi mashyaka. za PSD n'abindi ntazi. None umuntu wakoze ikintu nka kiri ajya gusaba ngo imbabazi muri FPR. Biriya bishatse kutubwira iki? Ko ayo mashyaka yandi atabaho, ko FPR ariyo gihugu, ko abagize FPR aribo Rwanda, biriya bishatse kuvuga iki Tarisi? Ariko kari agatogo k'abantu bakuye hanze. Icyo nicyo bisobanura, nicyo bababwiye ko nta wundi muntu baho hari muri kiriya gihugu ko ari FPR. Kandi dusanzwe tunabizi uretse ko bari basanzwe babikora nyine bakanabihisha bakagira icyo bakinga abantu mu maso. Niba yenda hari uburyo bwo kugira ngo bereke abanyarwanda bati noneho nta nubwo tugikeneye kujya tugira icyo tubahisha, noneho tugiye kujya tubikora ku mugaragaro. Ubwo ndumva abanyarwanda bagomba kubimenya noneho nta gushidikanya ko ibiba byose ari mu gihugu ni FPR nayo igomba kubibazwa, nta n'undi wundi ugomba kubibazwa. Birazwi kuko n'ubundi twari dusanzwe tubizi ko bariya bashyirwa imbere nka bouc émissaire, ubundi ibikorwa byose bari bya FPR. Kuko biragaragara niba FPR ishobora gusimbura inzego zose z'igihugu ikavuga ko abantu babangamiye ubumwe kandi hari minisiteri yitwa Minubumwe nta kintu yavuze, hakaba hari itegeko nshinga rifite uko rivuga amategeko iyo yishwe bigenda, ibyo bikaba ntacyo bibabwiye, bikajya muri FPR ikaba ariyo ifata ibyo byemezo byose ikabishyira ku mutwe wayo. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ibindi byose bibera muri kiriya gihugu muzayibaze FPR kuko niyo ibikora niyo ibipanga. Ubu ngubu numva ko noneho badukuriye igihugu ku maso, tugomba kumenya noneho tugomba kubaza ibipfira muri kiriya gihugu. None se Tarisi utubaza ngo ko twize hehe ngo cyangwa twize ngo amafaranga ya data yapfuye ubusa, bariya ajya babaza abaho bize iyo bakora biriya nibura babakomera amashyi akavuga ati mwebwe muri abantu b'abagabo reka mbaza abangaba babaga mu Rwanda ngo mwize hehe. Buriya kuri we ariya niyo mashuri nyine, ariya niyo mashuri kuri ane ko kwiga bafashe ibyo bise ubucakura n'ubwenge barabyitiranya ariko ntaho bihuriye. Ubucakura n'ubwenge biratandukanye. Yewe ntacyo reka tuzareba bundi ngo harya ngo iki ngo indyarya ngo ihimwa n'indyamirizi. Bundi guhiga ubutwari mu gatabarana ariko
reka tuzabireba igihe se ko aricyo gisigaye kiduha ibisubizo. Tarisi reka turebe muri chat, warebamo tugasoma comment z'abadukurikiye z'abo twagendanye, hanyuma tukerekera ku musozo. Nakoze reka nze ndebe na gituarize chat yanjye, ihangane gatoya. Ihangane gatoya ndaje. Komanteri ni nyinshi, hari izatambutse ariko hano iwanjye ndabona izo nshobora guheraho. Nihangane mfite ikibazo cya telefone yanjye irimo kunzanira ibibazo. Ndahera kuri iyi ya Tom Trafutiro, aragira ati nawe se abantu ubaza amazina yabase mu bugari n'ibishyimbo mwumva hari icyiza kihe bakora? Musirikare Hilary Marcel ndagushuhuje, aravuga ati Momo ikomera cyane, ati ndakubona ucanye ku maso. Ati ngoma cakubiri mu Rwanda nyuma y'abakono bafatanyije n'ababyara babo b'abanyiginya, hongeweho abashambo guhangana n'abega, batangiye guhunga ikirunga kigiye kuruka. Arthur P ati kuragira imodoka warahi, ati Mwema ati uragaciye pe. Kuragira imodoka n'inka bazi kubivangura, zose zizi kwabi. Ngawe Isonga ati prestation Mwemayire, ati mu buryo bwo gutsindira no kuvomerera iriya mpamya bumenyi. Mukamusoni Liberata ati Hakimi ati muvandimwe ataba mafiya baricana niko bakora, none uragira ngo twe tutari abo bamafiya tubihindureho iki? Tugize Imana bamarana isi kagira amahoro. Nge ndi umuntu horihoze ati ubusanzwe ibikorwa bya shitani biratutumba ariko ntibiramba. Inyenzi zubakiye kuri Sekibi, none ibyo yazihaye byose bigiye kuba umuyonga. Zaridunze none zigiye kugwa mu nyenga. Radio RVE ati ubwenge bwa mbere n'ubu bwa kamere cyangwa kimeza, niko data yambwiraga. Akrafu Hakim ati Liberata ati erega sinkunda umwicanyi kandi biri normal kuri buri umwe, ariko kwica umuntu niyo yaba akekwaho ibyaha si wo muti. Icyiza ni ukumuburanisha akaryozwa ibyaha bye. Naho Mwemayire namugaye ntabwo bikwiye. Umugaye kubera iki? We yisha atabanje kuburanisha se? Banza narabamaze. Kajipe XX ati mushiki wabo nagende yihome kubihomuka, iyo utajomwe uramwarwa. Nagende amwarire muri iyo mikino. Uzamugira Josephine ati Mwemayire bavuga ko umushumba ari inka inyuma y'izaragiye. Musirikare Hilary Marcel ati erega Kambanda yarazi neza uwakamwangiye wamuhigaga atakiriho. Yarazi neza ko wakamwangiye wamuhigaga atakiriho. Beato wambaye inzobe ati u Rwanda ruyobowe na Nyiramongi, none byaba byarabaye nka rwa rugo ruvuga umugore. Horihoze ati Ministre Mwema ati ihangane nsomeye message y'uyu muntu ngo numva ibyo yangaye ibyaribyo.
ya Agrafu Hakimi. Ngo Mukamusoni Liberata ngo ubu ngubu mba numiwe ukuntu Murida nka Mwemayire ashyigikira mafiyarizme iyo mubihaye intebe ko mafiya zicana mubamuhaye intebe no kwica abaturage kuko FPR nayo ibica kubera impamvu. What the hell is this? Abantuza nahaye intebe nabameze Oyo ntakorangaza arimo aracanga abantu kuko byavuga ntabwo byumvikana. Je mafiya nahaye intebe ubwo nayibuze. Rihoze hari icyo uyivugaho iyo commentaire se uri kuyumva? Ntacyo kuko simbona njyewe mu mafiya nahaye intebe wari. Ubwo afite ibyo ashaka kumvikanisha mwihora araza kubitubwira bura turabimenya. Hasi yenda kubera ko tutasobanukiwe hasa dushyirireho yumvikanisha neza igitekerezo cyo kugira ngo tucyumve neza. Iyo Rihoze ati Minisita Mwema ati byo niko kuri twarabivumbuye. Ni gute se Kagonyori yaba kiriho maze Gasana, Nyamwasa, Kambanda n'abandi nk'abariya bari gutinyuka kuvuga ko bazajya gukorera inama i Kigali. Ngaho Isonga ahubwo iyo nama izabera i Kigali maze imyanzuro irangirire muri Chambre. Nama izabera i Kigali maze imyanzuro irangirire muri Chambre. Nzayibara ati twabonye ubwenge bwe asobanura uwo yari yivugutiye abashya ngo ineza abeshya ngo ineza y'abandi. Momo ati Mwema ati uzi gusesengura. Radio RV ati umugabo umwe agerwa kuri nyina ntazigira abaho. Hanyuma Claudia Schiffer ati twumvise kwa Gisovu ngo wari umugambi wa Tito Rutaremara. Bisi ati nyuma y'indirimbo nziza nk'iyi ya Kizito hari abantu bifitiye ubunyamaswa abo nibo kibazo naho abantu bari kundanira nta kibazo. Abakoroni n'indaya zabo izi ndirimbo ntibazikozwa. Brigitte Uwase ati Ojizete wawa nibwiraga ko mushiki wazo atazibeshya ngo ajyeyo azohereza delegation sino twamutera amazirantoki uriya mugome azaguma iriya nyangabirama yuje ubugome n'ubucabiranya. Ariko bariya ntabwo bajya bagira isoni. Ubwo se mwibagiwe shebuja ukuntu yajyaga aza mu Bwongereza bakamunyuza mu ntuza mu muryango w'indogobe kugira ngo batamutera amagi? Ntabwo mubizi? Cyangwa aho yagiye ajya hose bamuvugiriza induru ariko ukabona ntacyo bimubwiye. Aba niko babaye ni ba Nyirandarwemeye cyangwa se ni bya bindi byo kuvuga ngo bihehe bavugiriza induru ikavuga ngo ngizi impundu nkorana. Nabo niko babyemeye nyine. Kujyayo ntabwo ari igitangaza azajyayo. Nta soni bagira nta nubwo bagira n'ikimwaro. Abantu batinyuka no gusaba uwo bimye se. Urebe ukuntu batutse Abafaransa none ubu ngubu bagatoki ku kandi. Kajipe XX ati Mwema vuguti n'inkirabuheri bitumaga mu gihuru bahagaze none basigaye baramenye kwicara kuri siyeje bagakanda amazi. Twebwe tujyana nabo kugura ibikoresho byo muri dushe turaseka tugatembaga. Rihoze ati hari ibihutu byoherejwe muri Amerika, Canada n'ahandi kuroga abasebya u Rwanda nibikora nabi ibyo babitegetse bizakubitwa agafuni. Nzayibara ati bashakaga gusonda ngo bumve niba abega bavamo umwami. Abega se nibo bahindutse abakono. Akrafa Hakim akongera atariko ubu ngubu Kagame
numubona ntuzakubitwa n'inkuba madamu. Ariko ari hehe imyaka 2 yose tumubaza ari hehe? Ahubwo se mwebwe nimutamubona bizagenda gute? Hari Kagame w'umucurano kandi wo Kagame twe turamuzi ntawe ushobora kutubeshya. Kandi nawe bababeshya barabizi. Ikimenyimenyi muzarebe ko hari umuntu w'i Kigali ugira icyo abivugaho. Uretse izo nkoma amashyi zo hanze zirirwa zoherejwe hanze nyine kuza kwambura. Ba nyir'ubwite barishekeye kandi barivuga. Abanyarwanda bari mu gihugu ubwabo baduha amakuru. Barabyivugira. Ariko sinzi impamvu hari abagishaka gushyira hejuru. Kagame udashobora kujya kwambika abasirikari be ngo abambike amapeti agatuma. Kagame udashobora kujya mu birori. Kagame udashobora gusinya urupapuro. Kagame yewe tuvuge si iki ahubwo tureke iki. Si tutagiye na kure tayi ya Kagame turayizi. Ntago Kagame angana kuriya turebye no kuri tayi. Ntago angana nkuriya mubona. Cyo nicyo cyambere mugomba kumenya. Imivugire ye ntabwo ari kuvuga. Uzafate discours ari gusoma discours ziwe mbere yuko tumubura. Uzamwumva uburyo avuga amagambo. Ntabwo ari nkuriya wagira ngo hari ibintu abajunditse bamushyize mu kanwa bimubuza kuvuga. Niba kimubuza kuvuga ni izo mask baba bambaye. Cyo bituma atavuga amagambo neza ngo asore nkuko Kagame yasohoraga. Ikindi vuba yiwe irabigaragaza. Ntabwo rero tugikeneye kubaha ibimenyetso nta n'uwo dukeneye kubihatira ubyumva azabyumve. Kagame ntawe uhari. Niba hari azakora akazi nkuko agomba kugakora, aboneka aho agomba kuboneka, ibyo tuzabyemera. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere tuba. Nuko atari mu kazi, atagaragara mu kazi kiwe. Icyo cyonyine kirahagije. Nta n'ikindi kimenyetso dukeneye. Nagaragara mu kazi akora imirimo yashinzwe, tuzamubona. Ariko igihe ataboneka mu iyo mirimo se ari hehe mushaka kugira ngo tumubone hehe? Mwabanje kutubwira ko atinya covid, ko atinya kwandura. Covid yararangiye, aracyatinya iki? Kadukomeze warahinzayibara oya tugere hano kwa Mukamusoni niba ntasimbutse. Shobora kuba nsimbutse mwihangane. Yego uzamugira Josephine ati kandi izo nyinshi zifitize uwo useka batarize yakoranye nabo igihe kirekire. None se ariko se yo bavuga ngo barize Kagame yagiye kubategeka abarusha amashuri. Mwari muri hehe nayo ma PhD yanyu? Kamusoni Liberatati Hakimi muvandimwe nta muntu ubaho burya ukunda umwicanyi kuko umwicanyi nawe ubwe ntiyikunda keretse Imana yo ishaka ko umwicanyi yihana akaba umuntu nk'abandi. Tom Traftir ati ingabo zibona abantu ari ibishyimbo n'ubugari ubwo mwe mwumva zitarasaze. Warahinzayibara ati komera Brigitte Uwase ati banza ubicunge bidashirira bakagusenda. Ovadisi Johannes ati mwema ko utavuze n'ibigo by'amashuri abo banya Brazil banditswemo. Abakecuru b'imyaka 43 ngo biyandikishije muri high school. Afunzwe vice president wa afunzwe vice president wa volleyball. James Nkusi ati mwe Mayire umusifuzi ahuriye bariya bakinnyi na bavuye Brazil ujye uvuga inyozi iby'iwo bakozi ba Ferwafa niwe wahuzwe turizi. Ntabwo mbyumvise neza ariko ashobora kuba ashaka gusobanura ko hagati y'abasifuzi cyangwa se n'abandi baguzwe ntabwo nzi ibyo ari byo yabyanditse nabi ambabarire. Wa Gisette wawa none se mwe Mayire ministre ndashaka kukubaza ikibazo. None uyu munsi Gasana ko wumva ari umugabo mu rugo. Ubu ngubu aracyatinya iki? Aracyatinya iki mu Rwanda? Yamubajije se arabibaza ngewe.
Abudesikuro ati Felicien Mwemayire nawe birakureba ati ayo moko mwamamaza y'abakono ntiyigeze abaho inkuru ya Kigwa nta naharubu abanyarwanda baricwa batazizwa amoko. Brigitte Wasa Tibetinaemu Ravina Kiki Gitamisi Momo Daniela Dusubemba ati ndabahobeye bucece. Kajipe XX ati Ashirafu Hakim ati Mwemayire ntakeneye kureba Kagame niyiyereke idamange cyangwa barafinda bazatubwira ko bamubonye. Si byose ko barafinda yavuze ko bamwerekana ko atagiye kumwereka ntibahise bamwirukankana bakajya kumutera inshinge ngo ye kuvuga. Ni ukubera iki bagiye gutera inshinge barafinda ngo bajya kumujunjika kugira ngo ye kujya avuga? Si ibi byose damange ntibamufunze baramumweretse se yaramubonye. Ariko mwagiye mureka izo manza z'ubusara ko ari nabyo bituma tudataha. Simba Mukare ati Honorable Tarisisi ati Nyenzi zizimanike cyangwa zizinage mu Kivu nta pitiye tuzaziha. Anthony Kaiser ati mukomere ku rugamba agahu k'imbwa karahiye. Hanyuma Radio LV ati Auguste Wawa ati reka nsubize Mwemayire ati waruzi ko Nyiramongi Alias Murute ubarwe yabyaranye n'abagabo benshi harimo na Joseph Nzirorera. Obadisi Johannes ati Bwana Tarisisi ati biriya by'umwami ni teste barimo gukora kuko niba namushyiraho ntazava mu nkono nako mu bakono. Bazamuvane no mu babindi cyangwa mu basafuriya naho ntibaburamo. Karino BBF ati Momo ati udutwiko two mu Rwanda uracyadukurikira. Bana Mboka ati guverinoma yacu ikorera mu buhungiro tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo ijye gukura igihugu mu icuraburindi amazi atararenga inkombe. Radio LV ati Nyiramongi ameze nk'uwa Musamariyakazi Yesu yabwiye ati umugabo wawe arihe? Ati nta mugabo mfite. Yesu ati uvuze ukuri. Ati kuko wagize barindwi. Yani Linda aterega gatsiko Minisita Mwemayire ati yarakazonze abakono yabiteye imboni ati Mwemayire abiteye imboni kare aburira rubanda wubahwe Minisita. Abakono bateje umwijyane hagati y'abasajya n'abarundi ba Nyiramongi. Ubwo niyo ngo abasajya bo kwa Tito n'abarundi ba Nyiramongi. Akrafu Hakimi ati Akajipe XX ati ubwo se wowe uri perezida w'igihugu umuntu akakubwira ngo wiyereke idamange cyangwa barafinda wabikora? Sinshyigikiye umwicanyi Kagame ariko nawe mujye mushyira muri logique general knowledge. Oya nta mpamvu ushaka ko barafinda akiriritse cyangwa idamange kumwereka byaba bivuze ko bakiriritse ko Kagame atabiyereka aziyereke n'abandi yenda tuvuge ariko no kuba yakwiyereka abo ngabo ntuba nta gitangaza kirimo cyane ko bavuga ko batamubona. Abese Kagame ni igiki ku buryo atavugana na idamange? Arashaka kumwita ririya zina yarinde ni igiki mu bintu? Ashaka gusubiramo ya magambo Tito Rutaremara yabwiye padiri ari kumubaza akamubwira ngo ese ngo wowe ngo urinde ngo uri igiki. Ndumva ashaka kwerekana ko amurusha ubunyarwanda. Ahubwo ati yereka abanyarwanda ngo ese ngo wowe ngo uri igiki. Ndumva nukuva ko padiri we ngo atari umunyarwanda. Nawe niko ashaka gusubiza mu kibazo cya Tito yasubije cyagiye bamubaza. Nyamara ntiyigeze anyomoza ibyo yabazwaga. Avuga ati Kagame arahari. Ahubwo yaravuze ngo turagira ngo twishime nk'uko
byabaye cyagiye ngo bajya guhamba imitumba Rwigema yapfuye. Kuri Tito Rutaremara guhisha ko Kagame yapfuye nuko yangaga ko abantu bishima, ariko ni hahandi niba bimenya n'ubundi bazishima ntabwo azabihindura, ko abanyarwanda barananiwe ubugome bagiriwe n'uriya mugabo, ntabwo bazatuma batishima napfa, nubwo kwishima ku muntu wapfuye atari byiza, ariko ndakubwiza ukuri ko babimenye bigatangazwa abanyarwanda bose bakora umunsi mukuru, n'izo nkotanyi zirimo zisakuza ahangaha nazo zabyina, kuko nazo nta mahirwe zaba zigize kubimenya nubwo zijijisha zibizi. Fantomas Pike ati ngewe nkunda ukuntu Tarisisi asobanura ibintu, ati umuzimu wa Paul urababyinisha muzunga. Bari bagiye gushaka uburyo bawikiza ejo bundi none byarabananiye. Ntawo muzanyura, ntawo muzaduca, muzapanga dupangura. Niyo nama iyo nabi ya Kambanda avuga ngo azayikorera i Kigali, ntayazakorerayo, akazajya yishongora. Uzayipanga uzarebe ko tutazayipanga, ubwo uzabimenya. Riane Linda ati bana mboka ati Yigrexe tuyishyigikire cyane dore yateje impagarara agatsiko, ariko byarushijeho ubwo AIPA yasohoraga abanyeshuri. Rafatimu ati mwabantu mwe Kagame ariho ntiyapfuye. Erega ibingibi na ntuzana Ange Kagame yarabitubwiye akime. Cyese niba utaba kuri Twitter ndabona ari gusubira muri ya message ya Ange. Ese ko Ange ejo bundi yamuritse abana agatanga amazina yabo bajyaga barerwa na sekuru batabamurikiye sekuru. Nikoye ko ariwe wajyaga barera, ko bajyaga batwereka abarera bagiye no kumukura mu birongo agiye kuruhuka, kuki babahaye amazina ntibayamurikire sekuru wabo, byagenze gute? Yari yagiye he? Ariko mwagiye mureka kurangaza abanyarwanda mubabeshya. Ihorihoze atese aho gukina uriya mukino wo kwimika umwami w'abakono, inyenzi ntizaba zari zifite gahunda yo gushyiraho ubwami kugira ngo zirebe reaction y'abaturage. Ariko rero ntibizanabatungure ko uriya mwami ashobora kuba yashyizweho. Hari amakuru mwari mumaze iminsi mubwirwa ko ngo bashaka gufata Goma. Se mwarabyibagiwe ntabwo mujya mukurikira wa muntu ukurikira uhabwa amakuru cyane yo mu nda y'ingoma. Ntabwo ngo ko yabwiye ko ngo bari gutegura gufata Goma. Ingoma yarabyaye. None bari kuyifata, iyo Goma bari kuyifata igategekwa nande? Yenda n'umwami bari bamuteguye kugira ngo ubwami bugiye kuyobora hari Goma nyine. None babonye bidashoboka. Bose makuru ntabwo bayabaha ntimwa musanzwe muyafite. Mujye mureba nyine ngo hirya y'ibigaragara mujye mushaka no kuri bishushanyo. Mugisha Salemani ati hari ibintu numva nkagira isesemi nkumva naruka ngo abakono ngwahenanga imbwa nkahura nazo kabisa. Karino Bebe fati abana barashidi n'abandi bafite ababyeyi babo b'abahutu bafunze bagerageje guhura babatoragura bataragera naho bari buhure. Wakoze Karino Bebe kwibutsa iki kintu. None abakono bahuye kuriya bimenyekana nyuma y'iminsi 9. Arewe si ibyo se? Tom Trafutira ati umugabo w'umurozi burya aba atakigira urusoni. Nka Dani Munyuza akoresha uburozi iyo yakwitumye. Burya ngo Kagame Paul bagenzi be yararozwe nge narumiwe. Nabwo abavuze ko ashirira ubwonko ariko twamenye ko ngo banamunywesheje. Kajipe XX ti Ashirafu Hakimu mu byaha bamushinjije. Wigeze wumva harimo ko yavuze ko Kagame yapfuye? Ubwo nuko babonye ko ibyo yavuze ari byo ati ndavuga idamange. Bana mboka ati Radio RV na turayishimiye Jean Paul nawe yevugiye ko ari umukono. Karino Bebefu ati Momo ati kariya gatwiko ka Diane na Vitali na Plaisir ati waragakurikiye?
ngo nta moko abahora. Nyuma Karino Bebe fata ariko ninde wabujije abantu ngo bizehe, wabajije abantu ngo bizehe. Nizere ko atari Gasanubuki. Gasanubarwe. Nizere ko atari Gasanubarwe wavuze ibyo. Hari akantu kari gukingiriza bimwe nta rindi gushobora gusoma. Ndumva iwanjye ngeze ku musozo wa chat keretse niba hari izanyihishe. Niba hari izisigaye wazisoma. nyinshi zirahari nyinshi pe. Sinzi ko telefone yanjye iri kubigenza, ntabwo iri kuzinyereka zose. Urugeze kwa Gasanubarwe? Gasanubarwe ari hera, nzisunitse ngo ndebe iziri hepfo ndamuzi. Anyway, reka mfe gufatira aho ngeze. Mahoro Nyoni nyinshi ati Madame Felicite Gatabazi wijanditse muri FPR sajya arajandajanda by'igihe kuko ntawe ukorana na FPR ngo azisazire. Igihe cye kirabaze, azarangiza ubuzima nabi cyane. Nyange bemera ati Honorable Munyankindi. Bariya si ncakura ni abagome abicanye, naho kuba barabitweretseho ni kera, ahubwo sinzi ntitubona sinzi tutabibona. Karino ati ngo bariya benda hamwe ba Kagame rest in peace bazajya gukorera inama mu Rwanda. Nyamara Madamu Victoire Ingabire agatsiko ntikamwemereye no guhura n'abayoboke be b'ishyaka rye, ngo none ngo izo nkotanyi nizo zizeye, ngo zo zizeye iki? Atoya, okay. Ngo zizeye iki? Bibi Fatima Mo Hatungi sinkimureba. Hatungi ninde? Simama Imarati Kambanda azaherekeze mushiki wazo bose n'abasyete. Reka Bibifu imbavu zanjye yarazimenaguye. Bibifu imbavu zanjye yarazimenaguye. Mahoro Nyoni nyinshi ati Felicita uvuze Kabarebe ntabwo ari umunyarwanda. Uvuze Kabarebe ntabwo ari umunyarwanda. Abamuzi neza bavuga ko sekuruza rye biri ibanda muri Mbarara mu Busajya, aho niho iwabo ivuko. Karino ati Mwemayire reba ifoto afite kuri profile, uramenya abo uwo muntu uramenya uwo muntu kwibasiye abo uwo muntu kwibasiye ahagarariye. Ndaje ndabireba. Minisitiri Mwema ihorehoze ni uwo muhakimu wimutaho igihe kuko asanzwe abo ni ntumwa za killing machine ziba zaje ku kazi zihemberwa. Rukara Bonaparte aradusuhuza. Fantomas Pike ati wampuza n'umugabo Emmanuel Senga nkamwibariza niba agitsimbaraye ku magambo yavuze ubwo yashakaga kutugurisha ineza rusange ya Kambanda, akambwira niba yiteguye kujya i Kigali kwa Gasana na Nyiramonge. Nanjye ndakibaza. Hariya hazajya abahunze Kagame bakoranye nawe gusa ariko nabo. Ubwo rero niba ya mafoto bazayabona ntumumbaze. Kandi bari abantu baba bashaka amafoto, ubwo yenda bazifotozanya nabo bazasanga i Kigali. I don't know. Ko abo hanze bo nubwo bashaka ari amakote, simpamya ko bazajya kwifotoza ari amafoto.
buriya bazabikora bazemera bajya kwifotoza I don't think so kandi bashaka ifoto nyine irimo amabara yose sinzi niba mwumvise ibyo ndi kuvuga uyu Ashraf Hakim ati Kajipe X reba ka gafoto bakubwiye niba umugezeho hari agafoto bakubwiye ngo kari kuri profile yiwe hariho agafoto kari kuri profile yiwe ngo urahite umumenya nukabona Tekedi na Gasano barwe ngo wibuke ko FPR nayo ifite strategy ntabwo ari igipadiri umuntu ashobora kubeshya akabyirengagiza kubeshya ikabyirengagiza mu kugumira muri iyo rocked nk'uko ari byo mwiberamo hari abo mbona bibagirwa ko yapfuye bakigarura none se erega ntabwo bibagirwa ko yapfuye ubundi se n'indirimbo ku buryo buri gihe umuntu agomba guhora avuga ngo yarapfuye reka mwese murabizi ntabwo azazuka niyo tutabivuga ntabwo azazuka rwose niba ntanazuka si uzazuka mbere y'abandi twemeye izuka ry'abapfu ariko si uzazuka mbere y'abandi reka nsomenda nka mesaje imwe cyangwa ebyiri ko n'ubundi ngenda ndabona zikiri nyinshi pe ni nyinshi cyane pe ndasimbutse reka nsomeye yatunga Salvador ati karega se rwose wiyambuye ubukongomani agakurikira umurambo Kagonyori noneho azazibandwa zerekeza he ararara ayayahe ihora ihoze reka bari we nsorezaho ati nta bami dushaka muri repubulika nta bega nta bakono twe dushaka demokarasi isesuye reka mpiniraho kuko nubwo wowe wazibuze yego hepfo hari nyinshi cyane zirahendagaza ndazibona ni telefone yanjye yari yabikoze naje kwagitwariza ndazibona reka tube dusoreje hano komanteri ziba ari nyinshi nazo zafata indi minota ingana n'ikiganiro reka nguhe umwanya nimba hari icyo wongeraho yenda muri komanteri hariyo usubiza ubundi tugane ku musozo nta byinshi mvuga kuri komanteri ariko ndagira ngo ngire icyo nongera ku bantu badukurikiye hari ukuntu izi nkotanyi zishaka kwerekana ko ngo zigifite amayeri zigashaka kuducanga zikagira ngo ntitwazimenye ndagira ngo mbabwire ngo utari wamenya gusoma igikotanyi ajya dukurikira tuzakimubwira iyo wenda bakoreye ikiganiro ndi kubabwira ukuntu inkotanyi zari ziri kwamamaza imyenda ya FDLR ubwo zamamazaga imipira yanditseho FDLR niko i Kigali baba bari kuvuga ko ngo FDLR ngo yinjiye ku Gisenyi ngo yinjiranye n'amagrenade niko M23 iri kwerekana abantu yafashe ivuga ko ari abantu bo muri FDLR yishe n'abaturage kabashyiraho imbunda ivuga ko ngo ari aba FDLR yishe ndagira ngo mbabwire ko twarabibabwiye tuti iyo mikino ya FPR ntabwo twe dushobora kuyemera ntidushobora no kuyigwamo uyu munsi hari itangazo riri gutambuka ryasinywe n'umuvugizi wa FDLR asobanura ko ibyo bintu by'imipira asobanura ko n'ibyo bindi byose bitirirwa atabizi ariko ndagira ngo mbwire abantu bose yaba ari ukunda FDLR yaba rugira gute yaba nushaka kuyikinisha uko yifuza ku nyungu ziwe nk'uko twabyamaganye ndagira ngo mbabwire ibintu bikurikira hariya muri pariki y'ibirunga hari FDLR imaze iminsi irwana na M23 barwanira ngo amakara ajya mu Buganda numvise abaturage baho ukuntu batanga ubuhamya bw'ibihabera bavuga bati aba bantu baraturanye ni abantu basanganywe hari abantu bagiye bacyurwa babandi bacyuwe bakajyanwa mutobo abemera kuba konveriti baragarurwa bakazana hariya muri Kongo iyo niyo FDLR isigaye hariya basigaye bakoresha barangiza ikagenda bakica abantu mu izina rya FDLR kandi ari abo ba FDLR bagaruye bakorana na M23 none banyarwandakazi ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe dufite amakawuti dukoresha hano ku izi mbuga nkoranyambaga dukorera kuri za Twitter dukorera hehe
iyo bafashe konti yawe bakayipirata biba bigomba kugenda gute? Iyo bapirase konti yawe ugomba gukomeza ugakorera kuri ya account, kuko iyo noneho wa muntu wayipirase akazajya asohora inyandiko nawe ugasohora izindi, ukumva ko izo nyandiko zitazakwitirirwa utazazibaza. Habagira ngo mbabwire nti iyo mikino FPR na M23 bashaka gufatanya mu kugira ngo bagumye kurimbura abanyarwanda, ngo twishe FDLR, ngo FDLR yaje hanga ikora ibingibi, ngo FDLR yakoze imipira. Ibyo bintu bihagarare, ibyo bintu bihagarare. Niba hari n'abakundi wa FDLR, nabikoze ibiganiro byinshi, narababwiye ko hari ubundi buryo bashobora gukina politiki kandi bigakura, atari iyo politiki ya FPR yo guhinzira FPR ngo yikorere ibyishatse. Kandi ibyo bintu birashoboka. Nibyo by'ibingibi ni dosiye y'abakono. Hari abantu bashaka kuyiappropriya, ukagira ngo FPR ijya gukina umukino, yarababwiye ibyo iri gukora, bagatangira bakayibyinisha, bakarangaza abanyarwanda. Mumenye imikino murimo. Abanyarwanda barababaye. Niba hari abantu bibereye muri comfort bumva ko bagomba kugumya gukinisha ibi bintu, hejuru ubuzima bw'abantu barimo kwicwa, bambitswe imyenda ya FDLR, bageretsweho imbunda zitwa za FDLR, bahawe amagrenade yitwa FDLR. Ibi bintu bigomba guhagarara. Nk'uko bari kwambika iyi toni abakono, ejo bakazagenda bakazarimbura abakono, yenda nabo ntibizanabatungure banavuze ko FDLR yaje kwica abo bakono muri mu gushimbe. Ibyo byose ni ibintu abantu bagomba gusoma bakabimenya, bakamenya amayeri ya FPR twabwiye ko yarangiye, abakibeshywa sinzi aho bakiri. Ya mayeri igihumbi yararangiye, nta mpamvu yo kugira ngo bongere kuyasubiramo bayabicishe kandi byaranyuze imbere yabo. Ibintu bigomba guhagarara, abari mu mikino bakayihagarika, abari ku rugamba bakarujyaho. Nta gihe cyo gukina ku buzima bw'abantu bari kwicwa, cyo gukina ku buzima bw'abantu bari kugirirwa nabi, ngo bumva ko ngo abantu ngo bari muri politiki. Ibyo bintu bigomba guhagarara. Ndumva ari icyo kintu nagira ngo nibutse Madamu Felicien Mwimayire. Urakoze cyane kubyibutsa. Urabona ko hari n'abakubwira ngo mwibivuga. Numvise yanshinze ibwami irimo kuvuga ngo abakono, ngo abantu ngo bavuze barashaka ko tubiceceka kuko byabageza ahantu. Niyo rero umuntu aje muri chat nawe akandika ngo mwavuze abakono, ngo murimo kuvuga ko bahari badahari, none se niyo wabahimbye? Uriya mwami w'abakono se ririya zina yitwa ngo umucuruzi ni umuhimbano ntariho. Yigeze abahakanira ko atari umukono se, cyako yabihagazemo atari we? Ntabwo watubwira ngo ntabahari kandi twebwe twababonye babyemera, na turayishimye yatubwiye ko ari we. Turabihakana gute? Birahari kandi ni turufu yakoreshejwe ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Hari aho bashaka kutwerekeza cyangwa kwerekeza ibitekerezo byacu, ariko ntabwo tukigenda butama. Turatekereza, tukareba, tugahuza ibintu n'ibindi twigeze kubona. Ngo rero mwijya muza ngo muje gukora chat ngo yo kuzimya abantu no kubacecekesha. No, ntabwo turi abantu bacecekeshwa just like that. Nabonye harumbwira ngo nibeshye ngo umukozi wa Ferwafa ngo niba n'umusifuzi nari nabuze cyangwa umucoach bitaniye hese. Uri kumbwira se ko ari ministre, uri kumbwira ko ari ministre wahanwe, uri kumbwira ko ari umukozi wo muri finance watanze ayo mafaranga wahanwe, uri kumbwira ko ari umukozi wo muri NID se watanze izo ndangamuntu wahanwe. Cyo ushaka kumbwira ni ushaka ko mvuga nga pointa direct mu izina ry'umuntu? It's not my business. What I'm saying ni uko ikirimo kuba nuko bahana umuntu ngo kugira ngo badaseba hagaragara uwahaniwe ikintu runaka bikoreye bo ubwabo. That's my point. Point yanjye niyo ngiye. Ntabwo ari ukujya gupointa ngo yitwa Gasana ngo cyangwa yitwa Kayiranga. It's not my business. Icyo nshaka kuvuga ni icyo ngicyo. Abo bantu bahanwa batari bo babikoze. None si uwo muri Ferwafa ni burambwira ko ari watanze indangamuntu, ko ari we wishyuye itike z'indege se, ko ari wabacumbikiye muri hoteli, cyangwa ko ari wabahaye indangamuntu? Ibi bintu bamutwikira ni mu byihorere, namwe byihorere. Kuzanya akantu gato kakayerema ngo umuntu akibeshya nguje ngo kuvuga ko ibya no ntago ari byo. Cyetse nibo bakinnyi batarabayeho, keretse niba bataraje ku matike ngo bagahabwa indangamuntu
bagatuzwa muri hoteli bakitwa abanyarwanda. Ibyo bintu niba bitarabaye aho ndabeshya aho kumbwira ngo hafunzwe umukozi wa Ferwafa ngo si umukoci. What does it mean? Ibitandukanira hese ibyo ngibyo nta hantu bitandukaniye, nta na hamwe. Hafunzwe umuntu wo kubakura mu kimwaro. Erega nuko ntabiteguye neza ngo nkubwire n'izindi kese bagiye bafungamo umuntu utariwe, bagafunga umuntu atariwe wakoze ikintu kugira ngo gusa babone uko bazimya ibintu. N'ibi rero by'abakono hari icyo bashatse gukora kiranga, kuko nyuma y'iminsi 9 ntabwo ari bwo bari kwibuka ko abakono bateranye bakimika. Hari icyo bashakaga gukora, mfasha tugishake, ureke kuzana ibintu byo gutwikiraho ibintu hano ngo abantu nibaceceke. Nabyo ducecetse turanabibika muri record, n'undi munsi nihaza ikindi bisa tuzabigarura nabyo tubihuze. Dore iby'abakono uko byagenze, dore n'iki kije uyu munsi tubigarure ku meza. By'abakono rero niba udashaka kubyumva bizakugaruka mu matwi inshuro zirenze imwe. I'm so sorry, nagomba kubikubwira. Well, ndizera ko ikiganiro cyabaye cyiza. Nagira ngo nsaba abantu tuba turi kumwe hano mukore like, mukore share, mukore subscribe cyane rwose ku bwinshi. Mukore subscribe rwose, birababaza kubona tuba turi kumwe gutya ukabona nta muntu wakoze kuri like, nta muntu wakoze kuri subscribe. Kandi rwose abantu murahari, munatubwira ko mudukunda. Birababaje iyo umuntu abona mudashobora gukora kuri like, mudashobora gukora kuri subscribe. Yenda join yo izanamo amafaranga $5 nayo ntekereza ko atagombye kuba ari menshi cyane kuri buri wese. Hari abatabishobora ariko hari n'ababishobora. Well, nibaza rero ko gukora kuri like ibyo ntacyo bisaba, gukora kuri subscribe ntacyo bisaba, bisaba ubushake gusa. Mudukorere kuri like ndumva ntacyo bibahombye. Kuri chaîne zombi kandi no ku isi n'ijoro utarayikora akoreho. Muraba mugize neza, ndumva nabashimira ko twabanye mu kiganiro, nkanababwira ngo ibiganiro nakagaruka n'ejo turi kumwe. Tarisisi niba ntakuniganye ijambo twasoza ikiganiro. Urakoze, reka nanjye nsoze nshimira abo twabanye muri kino kiganiro. Ariko mbabwire nti rwose ntihakagire ubabuza kuvuga ngo bashekeshe, kuko sigaye mbona ko amajwi y'intore asigaye ajya hejuru, agashaka kubuza abantu kugira ngo bavuge, agashaka gusenya ibyo turimo. Ariko nta kumanika amaboko, urugamba tutarutsinze. Tugomba kururwana paka turutsinze, paka tugamburuje kariya gatsiko. Kandi burya nyine burya umuntu ari gusamba abafite imbaraga nyinshi cyane, kuko ntabwo aba yikontorora, abajugunya amaboko hariya na hariya. Ibigaragara nuko agatsiko kari gusamba kabuze ibyemezo gafata, gasigaye kari gupanga, kamara gupanga kagasanga kirashe mu mutwe, kamara kwirasa mu mutwe kakabura ibyemezo gafata. Ariko mwibyiruka inyuma, ni mujye mureba mushishoze, muvuge muti ibi birashushanya iki, kuko ibi byabaye, kuki ibi byabayeho, byerekezaga hehe, aho kugira ngo bababeshye. Murebe noneho hahandi bari kubereka ngo mubariho mureba, ntabwo ariho burya nibajya babereka imbere mwe mujye mureba inyuma. Niko FPR tuyizi, niko tuyimenyereye. Kandi nubigenderaho rwose, nibajya bakwereka ikintu ujye ureba kontrere yacu, ko FPR nta na rimwe ijya ivugisha ukuri. FPR irabeshya, n'abambari bayo bari batoje barabeshya. FPR ibishaka kugira ngo isenye ibyo umuntu avuze byose, yerekane ko atari ukuri, nyamara kandi ariko kuri. Ibishaka kugira ngo bumve ibyabo gusa uba ari byo uyoboka. Ariko ntabwo icyo gihe aricyo turimo. Twebwe twamaze kumenya kwisomera igikotanyi. Ubu ngubu no kuvuga ngo stop killing machine, stop burya si buno. Burya si buno. Niba wumva abantu bagomba kumva ibyo uvuga, abantu amahoro, kora ibyiza. Ibi bitwara birambiwe bigomba gushyirwaho akadomo. Abashimiye rero kuba twabanye muri kino kiganiro. Ibiganiro nakagaruka. Mugire umugoroba mwiza. Ukimugendera muri ntibucya, abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya, ntabwo mucumbitse ukimukorera muri ntibucya, wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya, abantu b'abagabo iby'iwacu bibaye iwa Ndabaga,
mwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo uyu munsi navugusa umuti abakuru n'abato mwese munyweho ikubitiro muwusige ku maso mutegereze neza hiyo mwerekeza undi nawe umusige ku maboko nigobotora ingoyi baba bohesheje muramenye munywa izuba ryaka kandi abahisi n'abagenzi mubayeho kuki mugendera muri ntibucya bantu b'abagabo kuki mwarara muri ntibucya ahubwo mucumbitse kuki mukorera muri ntibucya mwambaye amapeti kuki mwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo bene iwacu mufite ihahamuka ariko namwe mwabigizemo uruhare yabanje kuza yihinduye intama abazikureba bahunga rugikubita ubora abakanga namwe muti yego kanyura murebe atabata mu manga fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama kuki mugendera muri ntibucya bantu b'abagabo kuki mwarara muri ntibucya ahubwo mucumbitse kuki mukorera muri ntibucya mwambaye amapeti kuki mwakwiga muri